Oh, Yeah, 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 The yeah, brave yeah, man yeah, for yeah. real. The I'm coming brave man. back. Come to give you Oh, the best, ndabasuhuje only the mbabwira best. ati Yesu ashimwe Yeah, brave man. ndagarutse ntaho nari Oh, naragiye ahubwo Time bamugiye Warner kuzumva gahunda. Company. The Hey, brave you with man. the Warner Bros. George Barnes. Uhu nagarutse. John Denver uramubonamo. Yagarutse acuruza muri kantine yitwa Jerry Renda. Oh God, niryo zina rya filime ngo oh mana. Tugatangiriye he? Alimentation, supermarket, Terigari, Donald Presence. Abo bose bakarimo bagakinyemo uraza kugenda ubabona. William Daniels. Ni muri supermarket nk'uko uhazi haba harimo ibiribwa. No. Si n'ibiribwa gusa haba harimo buri kimwe cyose. Hari supermarket ziba zifite buri kimwe cyose ku buryo nta kintu na kimwe washakiramo ngo kibure. Ni isoko rya kizungu ubundi niko baryita mu kiwacu. Mu kinyarwanda ni isoko rya kizungu. Ubuzima ni ubusanzwe dutangire ahantu hamwe. N'umugabo w'umumanager ahantu aba yitahiye yavuye ku kazi. Agakina n'umwana nk'ibisanzwe. Akamusoma akamubwira ati kana urare neza. Yizira mu cyumba na madamu. Ngo Jerry ngo bimeze bite ngo kuba utagize gutameshe ibi bintu ngo birameshe ngo ntago bimeshe. I don't know why you use that thing. I mean, if it's for me, Ati sinzi icyo kintu ibintu buri kugikoresha ubundi wazakiretse. Of course, I do like to watch you use it. I know. Ariko narimba mbona ubusekeje uri kugikoresha nzajya mbireba. Ndabizi. Listen, I think we should wait with the powder room then, huh? Nope. No, we're waiting for toilets. Well, I just don't like to see you worrying about loans I and think mortgages. yesi mashaka kukubona uri gushaka guhangayikishwa n'ibintu by'imyenda tuba tugomba kwishyura. Dear, I just N'umuryango don't think we should urishimye. spend that No kind of more money thinking right tonight. Jerry n'umugore we baba bameze neza. Ati Is there any good mail uze today? kureba now. televiziyo nimba A ufite couple of ikibazo. junk, some bills, and a letter for you. The brave man. Basuhuza ati Yesu ashimwe. Read this. Ngwego soma ibi bintu. God grants you an interview, 1600 Imana Norfolk yakwemereye Street, Los Angeles, interview California, ku muhanda wa mirongo tomorrow ingahe at 7 a.m. ngo saa tanu. Gag. Ngo bagutuburiye Stamp, n'abatubuzi. return address. Pretty Ngo crazy umuntu se gag. ngo ashyizeho n'ahantu ho kumusanga ngo ni gute yaba ari umutubuzi. For what? For God oven cleaner or God detergent, No. I don't know. Nobody there. Ati ntabwo yaba ari Imana. Umugabo arwaye n'ibicurane bari kugira gutya yona. Airball. Artie Coogan. What? Artie Coogan. That's it. Oh, yeah. Artie, crazy. Thierry Coogan. No, an English teacher would misspell interview. Ngo uyu nguyu ngo yari umwigisha. Well, I can't meet him tomorrow anyway. I've got to meet the district produce manager. Sorry, Hey. God. 2 points. Ngo mana ngo mbabarire ngo ndaza kujya kwihurira na manager wanjye ubwo ngo nubwo ari umucuyi. We make love last night. Ngo se ngo ni ryari duheruka kuba twakora urukundo. Ngo nande kubaza. Ngo komeza ubaze. Keep checking nasuzumaga ngo zestaye gute kumbe. The brave man. Mu gicuku hagati televiziyo iri kwaka ninde wayakije se basize baryamye batayizimije katurore. It's so late. Mu gicuku hagati kumve yarabyutse azimyaga TV kari kwaka kandi ni mu gicuku hagati.
arongera araryama. Kumbe ku mutwe yumva karetre ni ka gakete ka mugito bari bari gusoma mbere yuko baryama banditse ngo Imana yamwemereye interview. Yanamuhaye na adresse y'ahantu yamusanga. Bavuga ati Imana se ni gute yaguha interview? Ati barabeshya. Ngo agasa 5 kuzuye bahure. Kumbe yabitekerejeho. Ngo niki byashakaga kuvuga. Kureba madame arasinziriye. Yaragafasha aragaca agatariko. Yabyukiye ku kazi nk'ibisanzwe. Wash your hands, Norman. Kumbe uko yakigeze ku kazi asanze cya Norman kiba kiri kwi cyakihereranya umwana w'umukobwa yakiri kumukorakora. Ambwe ati uwoza izo ntoki. Kumbe uko yakageze hano yasanze abayobozi bamuyobora bari kumubaza ibibazo ngo ni gute ino shu ngo utayikuraho ibibabi ngo ingane nk'uko. Ngo se ngo nuko kimwe umuntu yagura akantu kangana gutya ngo mu gihe ngo yakaguze iki kiriho ibibabi ku mafaranga. Avuga ati iki ngiki uko ukibona gutya kizamara iminsi 3 bikazarangira bagitaye kubera iki. Abo bandi bose bakubwira ngo bafite ukuntu bakuraho ibibabi cyangwa se n'iki. Ati njyewe mfite ukuntu ufata abakiriya banjye boss. Ngo okay, ndabibona. I see. Kumbe uko yakarebye umuntu yasanzemo ya letre nanone. Ko yagafunguye arebe ni ya letre irimo bwangu Imana yamwemereye interview. Imana yamwemereye ko yibaza ibibazo ashaka bagahura. Kumbe boss we hano umuntu kwera iki ngo umaze iminsi ngo utagiye. It's dishonest, Mr. McCarthy. Dishonest? Sir, there's an interview that our company has sued. Kumbe Mr. McCarthy, I have an interview with... yatangiye kujabira. Baramubaza ibibazo. Thank you very much. Ati ndabashimiye reka mbe nigende no bintu kubaza ngo kuko ntakivomera ngo kombo. Kuko atakisiga amafuta n'ibiki. Kumbe ni manager. Na assistant manager nkari afite abamurenze. Kumbe Imana yamuhaye rendezvous nagomba kuyisanga mu hoteli. Yaraje no yari yagize amatsiko yabibwiye madamu babibonye nijoro biryamye aravuga ati ngomba ngiye kuza kujya kureba. Kumko yahageze yafunze floor yafunze elevator agera kuri floor ya 27 Katulole. The brave man. Shima Imana ngira ni Imana ishimwe. Imana ishimwe bakundwa abavandimwe. It's a brave boy, ya boy. Ko yakaje arafungura. Na address Imana yamuhaye ngo baza guhuriraho. Floor ya 27 ko yakinjiye nta muntu urimo. Ko yagasohotse ngo gumaho. Ni biki ngo wagereye ku gihe ngo ndabikunze ngo fungwa urugi. Who are you? Ngurinde ngo se ntiwasomye kuri ka gapapuro se. Who's that, Artie? ngo nese ngo anti ni wese ngo wijijishije ngo anti ngo ni wowe ngo yango ngenti Imana ngo Imana ngo uri mukuri ngo ni Imana ngo Imana nyiri mbabaraga zose. Ntabwo ari kubyumva neza. The brave man, the good man, the best you can find in a house. The brave. Ngo se ngugiye he ngo uretse kugenda. Practically never. Ngugiye gufungira n'Imana itera umugongo ngo yango ntago nabikora. How do I know you're yaragiye. I mean, all
mbese ngo ni gute namenya kuri Imana? Well, you're not allowed Oh, to see me. ngo kuva uri Ntiwemerewe kuri kumbona. by'amatelefone. Ngo se kuki ntakubona? ngo icyo si igisubizo. Ngo nyereka. If you were Kumbe. God, Yeah. Mbese ngo nimba uri Imana, if you're ngo bari really guhengeza. God, Yeah, Ngo yeah. nimba koko uri Imana. Ngo yagafunguye. Really God. What? Ngo se ngo nimba ndi Imana ngo harya twari tugeze he? Mbwira. You leaving? right the Byamucanze. first time. Where are you leaving? Where do you think Ngo se you kuki are? ugiye? What do you mean, Ngo where se do I kuki think I am? ngo Right ukeka here's ngo where I am. ngukeka That's ngo where. iki ngo njye 1600 ngo North njye ngo Home ndi Street, hano. room ngo 2700. hano ngo turi iki ngo mu cyumba cya 27 ngo There's no biki. room 2700 in this building. Ngo hano ngo nta cyumba cya 200 No 700 floor gihari. here. Ngo hano nta 27 floor ihari. Nta etaje ya Thought this way we have 27 a little ihaba. privacy. Takanga kana kantu nakoze kugira ngo tube tugira inkomyi. Ngo genda usuzume bigira ikibazo. Iyo nzu urimo si iya nyayo. Kuko icyo cyumba nta kibaho, nta kiba muri iyo nzu. Kumko yagasohotse yinjiye aka elevator abanza agere hasi yasuzume ngo ni ibiki. Aketse ko Imana imutubona. N'ubwa mbere bavuganye. Yamwandikiye akaretre iramubwira iti wowe uzumbaza ibibazo ushaka byose nta kibazo. How do I get to the Madamu yambwiye ati ibyo n'abatubuzi. Ngo ni gute najya ku cyumba cya 27? Hano hari ibyumba 17 byo kuzamuka mu mafro. Icyumba cya kure ni icya 17 kuri etage ya 17. Etage ya 17 ni ukuvuga K City irayiruta. Kigali City Tower ifite ibyumba 18 bigeretse. Kimwe kiri hejuru y'ikindi. Iyi nayo nuko. No, Imana yo bari guhurira kuri level ya 27. Kandi noneho hano ntayibamo. Iya kure ni ya 17. Oho, brava. Ndabasuje ati Yesu ashimwe, mbabwira ati ndabakunda, Imana ibakunda kundusha. Ibaze ko yohereje umwana wayo kugira ngo ibintu bigenze neza cyane. Tubone ijuru nta nkomyi. Ibyaha byacu twarabibabariwe. Gaturore. Imana twitayeho. Iyi filime isobanuye iki? Murabizi. Muraza kubimenya neza. Yarongera arasohoka, arongera agera kuri rimwe, arongera aragaruka ati ngomba kumenya neza. Kumva uko agera hano agasanga ari floor ya kangahe? 2 Oho, the brave man, the good man, the best you can find in a house, buddy. Have a nice ride. Gusa ngo bigenze neza se. Close the door. Uri umunyenga neza muri ze sanseri umanuka wongera uzamuka. Ngo gwegekaho nari. Sit down. Icara. The brave man. Go ahead. Ngo komeza rwose icara. Go ahead. Relax. Ngo tuza. Don't smoke. Ngo se ntabwo unywa itabi. Good. Ngo ya. Tobacco was one of my Ngo big okay ni mistakes. byiza. Avuga ati Mistakes? ibintu by'amatabi nabiremye ni nk'amakosa. Ostriches Ngo were wakoze mistakes. ikosa se? Silly Wango ni nk'ikosa urebye. avocados. Made Ibintu the fruit too by'amavoka. big. Ngo Like nagize they say, ikibuto you kinini. tried. Ngo hari ibintu biri aho ngaho urumva. Still don't believe it? Gusa ngo ntabwo urabyizera. Artie, if this is you, Ngo mwana andi niba ari wowe koko wantuburiye ngo mwana ngo hano uramfashe rwose ndemeye wantuburiye wamfashe. Interview. Ngo hano ni ibintu nakoze kugira ngo twiganire neza. interview Ngo interview ngo in your note. Oh. It's I, but ngo interview ngo muri no note ngo kuno kuntu wabinyandikiye ngo wabyanditse nabi interview ari gukosora Imana ibyo bandika interview ngo yibagiyemo ngo aho akanditswe ngo yahanditse but look, if this is a joke, it's gone too aravuga far. ati Mana nimba koko bari ibintu by'imikino ngiye How come mbwira you've got such a, I mean, ngo ni just gute a se voice? ngo ni gute ufitijwe ngo nk'abantu I'm talking to you in a way you can accept. aravuga ati ngende kuvugana nawe mu buryo ushobora kumva But if I appear to you ngo ntabwo ndi umuntu utera brag cyane ngo njye sindi Imana itera brag ariko your mind ngende uwundi we Look, I No. think you made a mistake.
ahubwo ati Mana ndakeka wakoze ikosa ntabwo ari njye wagahisemo ati njye sinkwizera ntabwo ndi umwe mu bizerwa cyane rw'abarokore cyane Too many non-believers. ahubwo ati njye mfite abantu benshi batizera nyine ndabizi Religion is easy. ahubwo ati ibintu by'itorero byo kujya mu itorero ukajya usenga biroroshye ariko kuba waba umuntu wa Neither do ati I. njye nta rusengero mpamo Go back to work. ni dado ayi nanjye ni uko ngo ngaho usubira ku kazi sinshaka yuko baza kukwirukana We'll talk on the way. ahubwo ati turaza kuvugana uri kugenda Trust me. ngo gute I can ngo set nyizera the brave man kumbe ko yagasohotse ari no kubona n'imiryango itabaho ngo bose ngo se mumeze neza ari kubona n'imiryango ari gusohokamo ntibaho ntabwo ariho abandi bari guca bazamuka bajya mu mayitaje mu mafuro yo hejuru kumbe ngo Jerry ngo bimeze bite Imana irongera amuvugishije bwa mbere bahuriye muri hoteli ngo ikirwo gira ngo oh man ngo birasa ngo uri kuvuga ngo oh man yanjye kandi ntunanyizera ngo yango niko bavuga nyine ngo ari kunuvuga ngo Yesu we kandi utanamwizera ngo none se ngo njyewe There I am. I exist. ngo vuga ngo yuko ngo ndiho nyine ngo You want me to tell people that I've ngo spoken urashaka to kumbwira God? abantu ngo yuko navuganye n'Imana I'm tired of all Go the good talk that I may be dead or that I never was. Or that God ngo was ngo part ndambe of bino my bintu rules. ngo kuki ushaka ko Yes. nkuvugira ngo I'm not ndambe abantu yes. bavuga ngo yuko ngo njyewe ngo iki ngo iki Do you bavuga actually Imana nkaho expect Imana people yapfuye to itakibaho believe That's your job. ubwo se urumva ko abantu nzababwira ngo I'm just bakabyizera a man. ngo njye ndi umuntu I usanzwe know Moses. What was ngo Moses? ntabwo ndi You Moses think sindi Moses was born on page 1? ngo none se ngukeka ko ngo Moses yavutse ku munsi wa mbere ngo njyewe ngo yari intumwa yanjye nawe wabayo ngo reba Mana God, if ngo Mana ngo if urabona I kuko tell people that I'm in ngo that I nibwira spoke abantu with ngo ko God, yuko navuganye n'Imana kumko yakarebye hano motari kuba tuzi yasaze kwivuga na se And now an oldie but a goodie. Jerry Gray and String of Pearls. kumbe yagize urwikekwe aravuga ati abantu batambona bakagira ngo narasaze God, ngo Mana God, ngo Mana kumbe Imana yakupye yabonye KGOD. What is it, Jerry? what kind of motorcycle thinks I'm a Ngo- nut? Is ngo that Mana ngo uriya umuntu wari gumozo ngo aketse yuko ngo naraburije ngo nguze ngo kubera ko ngo I try kuki not to abandi work before them batakumva won't ngo say yango nje Imana yamubwiye ati njyewe si bashaka ko abantu bose nyine bamenye izanjye You do your job right. we kora akazi I kawe can't neza take this job. I don't believe. I know. Waka kazi I know, sinagakora but ngo even sinjye non-believers want what they sinizera got down here to work. njye ibyo ndi kukubwira ntawe bihuriye n'ibyo ese si ubwo Imana ntabwo urasoma ikinyamakuru ngo urebe uko ibintu biba bimeze Everybody has set the world up so it can work. aravuga ati njyewe mbwira abantu bose uguhitamo kuba ari ukwabo No. You can ngo do ngo it. Mana ngo That's njye only rwose one mbabarira message. rwose mbabarira Moses had to handle 10. But you gave him tablets. He had a aravuga bad ati memory. na Musa nawe ntabwo byari byoroshye ariko wamuhaye amategeko 10 nangahe 10 ati nawe rega A tape ngo none recorder. se ngo wowe ngo wampinga urashaka ko nguha iki ngo ngaho reka ngufate nk'amajwi It's like, ahubwo ati rega ibyo bintu nta bantu bakizera n'ubundi ngo ni ukubera ko eh along those lines. oho the I mean, brave people could just hear your voice. This isn't even how I tereka sound. abantu Talk bumvise like ijwi this ryawe almost so that tereka they'll ibyo bintu byo kuvuga ngo abantu Understand? keretse banyumvise bakansobanukirwa ngo rega nanjye sindi gusobanukirwa ikintu na kimwe tujya ati turi gutangira humura wowe bizagenda Don't biza hang up on me. Hey, ngo Mana gutanga upasi red light, you're gonna get yourself killed. I need you down here. hano Jerry yavuganye n'Imana ariko Imana iri kumubwira ati ndagira ngo ujye no kubibwira n'abandi bantu kumva uko yaje akabibwira madamu yaravuze ati bintu kuvuga sinzi reka njye kuba nabanza njye guteka kugaragura ndaje ariko byumva ariko Jerry agomba kuba amuteye story yose akamubwira ati juzwe Imana yamvugishije Is that ahantu all I nagiye nkasanga koko Soup? You know what, ni darling? ibyanyabyo Why don't you and I take a few days off and go on a little holiday?
A holiday? gusa kuki tutafata akaruhuko nje nawe tukajya kuruhuka twajya na za San Francisco Sister's new baby yet. ngo ahantu heza na mushiki wanjye yabyaye abana twajya kubareba You don't kandi want me to twagiye see my kubasura sister's baby. You want me to see ngo my ngo sister's ntabwo husband? ushaka kujya kureba mushiki wanjye n'abana be ahubwo urashaka kugira ngo tutagira bino bintu uri gukeka ko nasaze ngo kubera ko nakubwiye ngo navuze n'Imana ngo ntabwo nguri gushaka kubyumva On an intercom. And on the car radio. ngo mwana ngo mwavuganye ngo mwanavuganye no kuri radiyo Jerry, do you yo remember mu iradiyo when yo mu Artie set up modoka that hidden microphone? Oh. Broadcast those filthy limericks through the television set? It was not Artie. I know all of Artie's voices. And aravuga Artie is ati not wasanga ari yanjye wagutoburiye ati ntabwo yari we ngiye amajwi yose yandi ngenda yazi kandi ntabwo yakomeza kugenda akora ibintu nk'ibyo yari biri kumva agati ngiye sinzi uyu nguyu ari we ariko ngenda bizi arandenze ni umunyabwenge birenze You think it's God? none se urakeka ko ari Imana aravuga ati we niwe utekereza ko ari Imana kandi njyewe sinajya kumuburanya tinaketse no ko nawe wari wabyizeye aravuga ati njyewe Imana ndayizera ariko sinizera yuko ibaho gutyo ku buryo wajya ngo guhurira nayo mu nzu ngo cyangwa ngo mukagira aravuga ati ibyo njyewe niyo yabikoze none se ngo urashaka ngo utanga ubutumwa bwayo ku isi ngo yego rwose ngo Jerry ngo none se ngo Imana nguze ukuntu ngo yiyumva aravuga ati njye nayibwiye nkibwira ko ntayitayeho ntari umwizera ariko nabonye itabyitayeho ntacyo byayitwaye si not to bother him birashaka ko ngo uba umutabazi ukagenda ubwira abantu ngo irambwira ngo yanambwiye yuko ngo itakunze ukuntu avoka yayiremye ngo iyi ikibuto kinini ngo yamenye ngo yatumye ikibuto kiba kinini umugore umugabo wanjye noneho yasaze pe ngo yangongeye sinasaze umugabo ngo Jerry kumbe Jerry yaryamye noneho yaryamye yasinziye nk'umusinzi kandi bukegera akora muri alimentation ashobora kuba atanywa inzoga the brave man the good man the best you can find in a house. Yeah. Glory be to God. Kumbe Jerry na madamu Jerry yavuganye n'Imana ariko ntago isi iri kumwizera umugore we ari kubyumva uburyo aravuga ati narindi gutekereza ati urabona aravuga ati urabizi ko bavuga ngo yuko ngo iyo ubonye aribwo wizera ngo ntabwo bavuga ko iyo wumvise aribwo wizera ati none se ntuze we ko yumvise ngo nese nka ba John Parker ntuzi ko bumvise gusa ahubwo batanabonye kandi bizeye aravuga ati rero nawe ubwe ntiyigeze areba nawe yarumvise gusa kandi buriya uwo John Parker buriya bamwizereyemo bose barabizi ko ni bya bindi Yesu yabwiye abantu z'abafarisayo ati none se ubundi umubatizo wa Yohane we waturukaga kuri nde batinya kuvuga yuko waturukaga ku bantu kuko bari kubaba Yohana yizererwaga nk'umuhanuzi w'Imana ati ntitunavuga nanone ko ari Imana turaba twiyomoje baravuga ati ntitubizi Yesu narababwira ati rero kumbe Imana imusanze muri hano ari muri dushe avuga ati ntabwo nasohoka ngo nase ngo se ufite isoni z'iki urabona ntazi icyo ufite ngo rega icyo kintu wita isoni ndaki ninjye wakiremye ni agakobwa ngo bita Shemu ngo ni agakobwa k'Imana bita Shemu niko ngo niko gatumye agira isoni ni Imana ngo yakaremye. It's my little girl called Shemu. Don't catch cold. ngo have wikonja kumva uko ari guhengeza Imana yamujugunye isume kumbe dore Imana Not what you expected, huh? ngo urabona ntasa nk'uko wantekerezaga noneho ntabwo wari uzi ko ndibuze ndakaviye Imana yaje ari umuviye
ngo none se ngo njye nafashe isura y'ikintu ushobora I can do kumva any face, voice, whatever. ngo nshobora kwigira n'umuhungu nshobora gukora ntabwo uwo nshaka kuba wese Feeling ariko a little strange, huh? ngo uri kubona bikomeza bigucanga Like you're ngo gonna aha ngo birancanze pe gwe ngo ariko ntabwo You know what's good for that? gusa ikintu cyiza kuri ibyo Shaving. Shaving? Sometimes when you Shaving. don't feel normal, ikintu doing cyiza it ngo makes you ngo feel normal. ngo ujya Yeah, kwiyogosha start ubwanwa ngo nugira ikibazo ngo wumva ugiye wahangayitse ngo uzajye ujya gushevinga ubwanwa kubwogosha kumve Jerry ehe oho yeah Go ahead. the Brahman I am. I don't mean with the shaving. yeah With the questions that are popping into your head. the brave ngo iyo umuntu ari kogosha ubwanwa hari ibitekerezo biba biri kuza mu mutwe we Why me? ngo none se ngo kubera iki njyewe You mean there's no special? Life is a crapshoot. Like the millionth customer crosses a bridge. Oh. Shake hands with the governor. aravuga ati ibyo bintu rero ni nka kuno I'm abakiriya baba bashaka nko kujya gusuhuza ba boss n'iki kandi ibyo bintu byose If you wanted to biba see me, bigusaba kugira ngo uze why didn't kuba you just, watambuka ku appear kiraro over my uze bed? uhure na boss kandi ntabwo mwatambukira rimwe icyarimwe ngaho bazi ikindi kibazo people are always ngo abantu buri gihe bahora do you bagusenga listen? mbese Can't urabyumva stop hearing. I don't know. aravuga ati sinahagarika Then you kubyumva don't ariko care. nanone Of course I care. I Uretse care ngo nta plenty. noneho What ntubitaho can I do? tuyanjye What can mbitaho you do? tise kuba mbitaho nakora iki You're God. ngo uri imana ngo wabura icyo ukora iki I don't get into ngo yango details. njyewe muri rusange ndi imana atari ko Whatever happens to us, Happens. none se ngo niki cyatubaho none se ubwo ngo ngaho fata ngo there's ako no kantu plan, no scheme. avuga ati none se mana nta n'umupango uba ufite se y'ukuntu tuzabaho n'iki Luck. Just avuga luck. ati aravuga ati ibintu byose I'll get you. ari kubaza ibibazo imana yamwemereye interview aravuga ati none se ntabwo uyobora ubuzima bwacu Thing in it. avuga ati nabahaye buri kimwe cyose muri ino si ibintu byose narabibahaye ngo mubiyobore nimwe bireba ngo yango dukeneye ubufasha muyobye ukeneye ubufasha aricyo gituma nabaremye muri benshi nyine You can mujye solve so mufashanya many problems. ngo yango mana ngo rwose ngo wadukemurira ibibazo byinshi dufite Are you sure? Am I sure? Did I Wow, do a man, good job on the comment Grand is- Canyon? gwese ngo rese ngo ibintu ngo njya kurema se ubutayu nari nyobeye ko nahashyira Why inyanja don't you? I mean, imisozi solve nayo all our nyeye problems. Work a few ati none se miracles. kuki I don't do utadukemurira ibibazo miracles. They're too avuga ati flashy. njye sinkora They upset the natural ibitangaza balance. ahubwo mwebwe muba mufite kwemera I knew it. Oh, ibyo maybe bintu now biri I'm kuba back just nyine to bikabaho nabyo nk'uko The n'ubu last natural miracle I did balance was the 1969 Mets. avuga ati dore ubu igihe igitangaza mperuka Before that, gukora I think ni you have to go back to the Red Sea. ati ni za ryari naho ubundi mbere y'icyo gihe ubundi But I byansabaga don't ko believe kuba the Red nasubira Sea, kuri and Red I Sea don't inyanja believe itukura 6 days to aravuga create ati the ngo world. ngiye ngo sinizera ngo ibyo by'inyanja itukura sinizera yuko Tell you the wanaremye honest truth, I thought intuze about it for 5 isi days, mu did the whole mu job minsi in one. itandatu yango based on yango the present. okay ibyo by'iminsi itandatu si ubundi n'indi One ubundi ko day njye to numva ngo create the world, gushobora kuba ari nk'imyaka ari I hate nk'iminsi to work itanu in the n'ubundi dark. Anyway, you have to remember Ah, that but one of Tirega. my days is not exactly one of yours. umunsi wanjye ntabwo ari wo munsi When I got up nk'uwanyu this morning, Sigmund Freud was still in medical school. ubundi njyewe uyu munsi ndi kubyuka mu gitondo uyu munsi ngo But if you're so involved with us, Yeah. how can you permit all the suffering that goes on in the world? ahubwo ati ni gute ureka How can I ibintu bibi permit the bikabaho suffering? ku isi Yeah. ngo ni gute nareka I ibintu don't bibi bikabaho permit the bibi suffering, bikaba you ku do. isi ngo njyewe ngo Free ntabwo will. ari njye ugena All the ibyo choices ngibyo are ni mwe yours. mubigena ngo ni mwebwe muca imanza za buri kimwe ni mwe muba You mufite can love each guhitamo other, cherish and nurture each mushobora other, kuba kill each other. mwakundana cyangwa mukicana cyangwa se Incidentally, mugafashanya kill isn't the word. It's not ariko waste. uretse ko kwicana If I ari meant ijambo waste, I would ntabwo have ari never shown that waste. You're doing some very funny things ubundi with ni words uburyo here. ngo bwaba You're also ukozemo turning icyo the kintu sky nawe into ubundi mud. I look ngo down, ntabwo I ushobora don't believe the filth. Using rivers for toilets. Poisoning my fishes. You want a miracle? turabona ibintu byo You make kwica a amafi fish from scratch. abantu nimwe You can. mubikora You mufata think ibintu only bibi God mugashyira can mu make a mazi tree? Try coming up with a mackerel. When the last one is gone, that'll be that.
86 ti abantu fishes. muragenda Goodbye mukangiza sky, ibiti. so long world, over and out. I thought you said we were going to make it. I said you've got to make it work. Hano You baragiye don't care. Imana iramubwira ati nimwe muba mugomba kwita ku bintu sinjye ubwo nishaka kuvuga ngo simbyitaho mw'abana mwe. Aravuga ati nabahaye intoryi ngo I muzikorere. got no ball. Well, how Wa did ngo I nta get ntoryi here? wampaye ngo uretse ko Tell people how I feel. aravuga ati nabahaye ubwenge. How do I do Kumenya that? uko abantu bameze. Assistant manager. Did you ever hear of Kireba nk'ubu newspapers, nawe nakugize reporters? wori manajari. Got a scoop here, an exclusive. A Ibyo whole bintu presses. buryo ubikurikirana n'iki Fine. ngoke ngo And how do ngo I urakoze ngo convince sawa ngo none anybody that I've actually seen gusa you? ni gute nabwira abantu yuko nakubonye Simple. kubaho ngo ibyo biroroshye Show 'em this. ngo ubereke kano gakarita Imana yamukubise agakarita ni nk'uko wabwira umuntu Imana ni nk'uko yakubwira tubabwiye ati nimero zanyu ni 078 kandi nta muntu utagira 078 cyangwa 0 kangahe It's got it. uyu yajyanye noneho yakarita Look at it. ngo ni we ngo iyo karita ni Imana si yanjye You know where I got it? kumva yuko ari kureba ari kubona ari iki ni nk'uko wavuga ngo iyi simukadi ntabwo ari iyanuze kandi ubona ari iyanuze May I ask n'izo mu ijuru when kandi and wareba who ukazabona or n'izo where you got it? ni zeru This morning, kangahe my bad. n'izaye ahubwo ati izi visited nimero you in your yazimpereye bathroom muri this dushe uyu munsi rwose turi kuganira Sounds crazy to you, doesn't it? ngo umwana ngo uri kumva ngo wajyana nasaza ati ariko ntugire ikibazo izi rwose iri ni ijambo yambwiye ati bwa mbere ubundi yabimbwiriye kuri In radiyo my car. What station? ngo nari ndi mu modoka rwose icyo gihe byari biri kuri radiyo gutya ngo numva Imana iciyemo iranye ngo none ngo uyu munsi ngo yaje no ngo uri no koga ngo muri dushe The Almighty spoke to you, Mr. Landers. ngo none se ngo Mr. Landers we bamwita Jerry Landers ngo ni gute wibwira ko Imana yaba ari we yahisemo ngo yango nge yampisemo nk'uko yahisemo Moses I'm the Musa assistant manager at Food ngo World. none se ngo nakaye kazi ukora ngo nge ngo nshinzwe ibintu byo kuba nafasha manager muri alimentation ngo ngo none se ngo mujya muvugana n'Imana buri munsi ngo yango cyetse muri no minsi ibiri ishize bari kugenda bafata uturaporo hano yaje ku kinyamakuru kivuga iby'Imana ngo se Imana yakubwiye impamvu ikeneye umuntu wayivugira nubwo ati Imana yashyize yabivuze neza igira uti ngo iragira ngo ivuge yuko ibwira abantu yuko iri mu kazi kose Our lives, our ngo ni world, ukubera iki se ibyo ngo ari everything. ibi ngo He said that he's yabibwira given us ngo yango everything that we need, and it's ngo Imana ngo entirely up to yaduhaye buri us. kimwe cyose ngo niko yavuze ngo kandi Those ibintu were his byose exact nitwe words. bireba Close enough. You can print ngo that. muri ayo magambo se niko yabivuze ngo ngo ni muri ayo ngo byandike gutyo gutyo Los Angeles Times. mbese Imana yahisemo kino kinyamakuru cya Los Angeles Times We're very cyangwa grateful. aravuga ati turakwishimiye cyane I'm rwose not a nut. turakoze I didn't say that you were. I'm not even religious. aravuga ati ngiye mwana sinkunda ibintu by'amadini n'ubundi ariko Don't brush me off. utagira ngo nasaze You do me a favor and look at that card again. ngereka I mean, take a nkwereke good fata hard ino look at kari it. turebe neza pe babari uyirebe rwose urasanga ari Imana yayimpaye kumbe Now, does that look like undi something nawe you did yarayifashe at an arareba anomaly kumbe shop? nta utayikora iyo karita icyo kimenyetso wibuke na Musa baramubwiye ati si ubwo ninde utabasha gukora inzoka gutaha inkoni hasi ngo ibaye inzoka baramubwira ati hafi iyo ntawe utabishobora iyo Mana se nabo rwose baravuga ati Did you just put a bag of potatoes on top of that white bread? Oh, no, kumbe sir. uyu twatangiranye bamusanga ari kumwe n'icyana muri alimentation kandi akora mu biryo Landers, please come to aisle 10. Aisle 10. hano nanone bamusanze yashyize umugati hejuru arangije hejuru arenzaho amakara avuga ati amakara uzajya yabanze hasi No, the page. I was just umukara saying, ushyire can you do hejuru nako umugati nimba ntukawuterekeho umuceri uzajya ubanza umuceri hasi We'll simple get you a new white bread, man. Take care of it. ngo genda ngo ushakire undi mugati utateretseho ibintu hejuru umugabo hano ni assistant manager ku kazi ariko aba ari kugakora neza kumva Imana yaje hano muri alimentation aravuga ati ariko abana musiga mubagaburira ibintu ntazi ibi ni ibintu Imana iri kubagaya abantu muri alimentation ibintu baba bakoze ntabwo ariko mwana ati uzi kuri gutuma abantu babimenya ko bagira ngo ndi umusazi ngo uzi ko ngo uwo muntu nagiye ngo nkamusobanurira nkamwerekana ya karita wampaye ngo akambwira ati ndi umusazi ati
usiko tibimbara rwose ibintu You uzongeye said what I kubinkora said? ngo amabwiye ibintu And you nakubwiye didn't find God's word fit the print? ngo nta nubwo yigeze abona ngo ijambo ry'Imana mu bintu nakubwiye ariko shati ibi bintu kumbe uyu nguyu ko yakarebye hano yarebye inyuma abona abakiriya bamwe mu bakiriya biwe aravuga ati You know, I'd like you to meet. badamu ndabasuhuje ati ndagira ngo muhure na akirebye hano yabonye ari African mama mama You did it to me Africa again. What'd she do? What? yabonye ari mama wa Africa kumbe yaragiye kubabwira ati dore Imana yansuye hano muri kantine muri alimentation kumbe yarasebye Imana yahise yihindura isura yigira mama Africa ko yagakibutse arongera asanga Imana yabaye muzehe Why did you change on me? ngo se kubera iki ngo uhise uhinduka cyagiye ngo se kubera iki ushaka kunteza bariya badamu Look, I can't make appearances all over. Don't you understand? No, I People would be dropping dead from hysterics. aravuga ati njye sinshaka kwiteza abantu Imana ikumubwira ati sinshaka kwiteza abantu bose abantu batazajya bagera kumbe Jerry, hano hari abaje kugira up here. ngo Let's go for a ngo ride. Jerry ngo de hano hejuru ngo reka dusohoke hanze tujye gutwara What? kumve Not you. hano abakozi bakorana hano bari kubateze we muri mirohara avugana n'indorerwamo Can't understand it. Why yaratangaye hariya Face it. ni You nka missed again, seriveri just like the kuko avocado urabona pit. You picked the wrong akwa message yosa for it. nk'amashu You don't believe I'm here, do you? amashu No, nayo I yarangije cyane agurisha Then how do you cyangwa se explain this conversation we're having? atunganya amasuku muri alimentation kumbe hano tugaruke Imana na nuze na Renders uriya Jerry Renders baje kuganira muri nuze mu modoka nk'uko yarambwiye ati twisohokere My shirt? That plan. ishati yanjye What does that got to do with anything? Do you gwese ngo agree with ibindi byo color? ni ibiki uri kumbwira No. gwese ngo wizerera mu makureri ngo ndabikunze shaka ubutizerera mu makureri ngo bingo again I see you know a koze lot of cyane things, and you've been making a rwase lot mana of ngo things mba numva uzi happen, ibintu but ariko none of ariko it ubundi ngo seems nuko ntaba ntari kubyumva neza ariko godlike. ngo nta gusa n'Imana pe mbese ngo nicyo utekereza ko cyaba Imana yasa nacyo Change. Imana yaramubajije Special ngo ngo ngaho uhindura nk'ibihe wenda A little earthquake, a small ngo hurricane. kugira ngo yemere kuri Imana ngo nese ngo uragira ngo se umuntu wenda ahindura I was ibihe just gute thinking maybe, ni nawe uragira ngo mbihindure gute ngo waya ngo urumva ngo wagwisha nk'imvura aka kanya ugahita ugwisha nk'imvura ngo ku buryo ngo gwisha akavura gakeya nyine wenda tubone kutwika Imana yaravuze ati reka ntugwishe rwose ntugire ikibazo kumbe jama imvura yaramunyagiye aravuga ati Imana ni gute uri gukora ibi bintu utanazamuye n'agatoki rwose tuzi ko ibintu umuntu atapfa kubyizera imvura yamunyagiriye mu modoka Would you care for a little snow? oho I don't believe it. the brave man kaga filime mugakurikirane karimo message it's good Why should I spoil everybody's day? oho the brave man ndabasuhuje mbabwira ati Yesu ashimwe buri kimwe cyose ni sawa Without the smell. kumbe jama imodoka yagiye inyagiwe kumbe hano bahuye na polisi bari inyuma iri kugenda ibona imodoka iri kugenda itamazi ibyo bita kugenda utamazi kugenda yoga ko bakageze hano baramuhagaritse What's the problem, officer? ngo boss bimeze bite ngo ni njye ahubwo wari ugiye kukubaza My radiator must be leaking. I'm sorry about that. kumbe ngo hari ikintu gishobora kuba cyavuyemo hano ngo bikaba byavuye kumbe ko yagafunguye ofisi abamumennye amazi ku nkweto ngo nese ngo ayo mazi vipi yaragiye ati ngewe imodoka yanjye yaciye mu kinamba kandi idirishya ryari rifunguye okay ngo utaha uzafunga iryo dirishya ngo yesa urakoze kumbe yari ari kumwe n'Imana ayaka igitangaza aravuga ati Imana gwisha nk'imvura nuko aravuga ati reba ukuntu nitwaye hariya ngo mvuga ngo gutya
to try a little harder to get the word out? Well, yeah, Kumbe Imana yamenyemo n'imirabyo n'inkuba aravuga ati cyakoze. You're all wet. Of course I'm wet. I can dry myself. Kumbe yagarutse hahandi Imana yamukoreye igitangaza cy'akabiri aravuga ati se ntabwo unyibuka Twice, I believe. ngo ndabona watose Is he nyine. still visiting you in the toilet? No, I just took a ride Gusenga in Imana my yongera car. gusuye I have ngo done yanga uyu munsi noneho ngo yansuye mu modoka ngo mufite n'ikimenyetso inside the car. ngo yagushije imvura hagati mu modoka rwose ngo mu muhanda ninjye wari uri kugenda ngo yamennye amazi ngo yari amazi hose mu modoka ngo njye ngo mbabarira ngo ntabwo nakubabarira ngo njye ndakubabarira gute ni wowe utanga amategeko ugira ukorera kino kinyamakuru kivuga iby'Imana njye rwose nahuye n'Imana ugomba kubimfashamo ukanshyira mu kinyamakuru cyawe kandi warabinyemereye rwose njyewe ndi guhura n'ibitangaza ugomba kunyizera. Jerry. None ngo Imana yamunyagije n'ibyo gwazanye nk'ikimenyetso kuko aje yatuse. Jerry hano kumbe madamu hano uko baryamye yari ari gusoma cya kinyamakuru ajya kubwira ati yari anavuye mu kanya babwira ati njyewe none Imana yanyagije mu modoka byagenze guta. Kumbe hano uko bagasomye ngo hari umugabo ngo wabonye Imana ngo uri kuvuga ati Imana irashaka ko imenya abantu bamenya yuko iriho kandi yuko ibitaho. Los Angeles Times ni ikinyamakuru cyo muri Los Angeles. Ngo nta wundi muntu wavuze yuko yabonye Imana ngo wapi ngo nta wundi ngo ni wowe wenyine ngo wavuze ngo ngo se ngo ni wowe wavuze ko wabonye Imana ngo se ngo yashyizemo akarongo kamwe konyine mu bintu byose namubwiye ngo se ngo wamubwiye yuko ngo wabonye Imana ngo namubwiye ko nayibonye gatatu kose ngo muri dushe ngo ku kazi ngo no mu modoka ngo none ngo yashyizemo akarongo kamwe kwabi sinabyizera. Umugore yaratangaye ati Yesu we umugabo noneho ngo reba Jerry ngo haretse tukajya ahantu tukajya kuruhuka. Let's go away for a couple days. Bobby, I saw him. Avuga ati madamu ni ukuri nabonye Imana narayiboneye. Let's say for a minute that you saw God. Ndabyumva ati ngaho reka tuvuge ko wayibonye tuyangiye wivuga ngo tukatuvuge njye narayibonye ngo ke ngo ngaho warayibonye ngo Imana ngo iri kuvuga ngo kuvugana ngo se ngo kubera iki utari kumva ko njye yamvugisha ngo kuki utajya kuvugisha uriya muvuga butumwa ngo ujye kuvugana n'undi ngo Imana ngo njye yarabimbwiye ati ntago yamisemo. Umukobwa nawe kubyumva ariko ati se kuki utajya kuvugisha abandi akabare gugitse njye wumva ko utamvugisha ushaka kujya kuvugisha abandi bo nyine kubera iki ahubwo ntimbabarira ibyo bintu sinumva ukuntu nabyiyumvisha pe uburyo koko Imana ya nyayo y'ukuri ariyo muri kuvugana ngo kubera iki Imana ariyo muri kuvugana ngo Mana ngo nyumva ngo ibintu biri kunsaza ngo uri gukeka ko ndi umusazi ngo ya ngo ntabwo ntekereza ko uri umusazi ahubwo ndi gukeka ko ari njye wasaze. Ngo se ni gute nabasha kuba nakumvisha abandi bantu mu gihe wowe madamu wanjye ntakumvisha. Ahubwo ati Jerry njye ku mpamvu zimwe na zimwe njye ndumva ntizi kuko ibintu urabyumva urabyizera none se we ntabwo ubyizera. Ahubwo ati njye nizera ibyo wizera. Rero ubwo nizera ibyo wizera ubwo ni nkaho nanjye mu by'ukuri wasanga nizera mu bundi buryo kuko nizera ibyo wizera. Kumva utwana baratwegeranyije batangira kutubwira uti mwumva ibyo nababwiye. Abana baratangaye ati Mana we ndetse uyu muntu yabonye Imana.
Imana ati ibyo bintu ndumva ari nk'imireke. It sounds like banana that simbizi ukuntu iyo ari izore neza ariko abantu baragiye barumirwa bavuga ni Imana ngo ntabwo ari mu rugo aka kanya ngo yango ntabwo ari we ngo ko nari mwumvise ngo yango ntabwo ari we ngo ariko ngo bamushyize ngo mu binyamakuru ngo ariko ngo papa ngo nagenda ngo wagenda kana kari karambiwe ngo ndanjye ndaje abana ngo ndumugore ngo ntuhamagare wongere guhamagara kumbe Jerry hano ibintu ntabwo byoroshye kumbe kubera abantu benshi bari kubahamagara yafashe phone arayikupa aravuga ati ariko hano naba ndahurije nanone afata akanashyiraho ngo utanavuga utaza no gusona. Ngwe uratekereza iki utwana tubiri tivugo nge ndi kubona papa amaze gusara none ubu ngubu akaba ageze ku gice cya kangahe nka kwa kundi nyogokuru yari ameze tete rwose twana two tuba dufite ibintu tuba tugereranya byatwo. Analyzes. Ati haruri kuvuga yuko Imana yaje ku isi kugira ngo ize igaragariza abantu yuko ikibaho iriho kandi bari kuvuga amakuru y'ibintu bya ibintu biba byabaye byo muri teologiya byo mu by'Imana, amakuru y'ibyerekeranye n'Imana. Na Jerry bari kumuvuga moti hari umugabo uri kuvuga yuko yabonye Imana. Kumbe uko ari kuvuga ngo yabonye Imana. Yes, this is Jerry Landers. It's the Tarzana Daily Review. Yes, I'm the one. Kumbe hano baramuhamagara hano agomba gukora interview. Tese wavuganye n'Imana cye wicare rwose. Him. About 5'7", I guess. Gray hair. Baramaze tese wabonye Imana isa gute yatangiye kuvuga uko yayibonye. Jerry niwe bashyize ku rupapuro rwa mbere rw'ikinyamakuru. Ngo reba hanze. Ngo reba kumbe hanze. Abanyamakuru baje. Abatene o'clock news bo bahabanje. KTV. Can't be any worse than watching it. Don't worry. Man. Timwabana mwe twagiye kumbe asigasoka bamufotoye. Mr. Landers. Ni channel 11 channel 11 Imana mwaravuganye. Ese mwaravuganye koko nibyo koko. Tese ngo Imana ngo waravuze ngo urashaka kugaragaza yuko ngo ukiriho kandi kwitwitayeho hano mwisi. Ibyo rwose bisa nkabyo. Tese abantu uzumva bazakwizera gute? Nibareba nge ntabwo ari nge wazanye icyo gitekerezo n'Imana yakizanye. Tese Imana yarakwiyeretse nk'uko uvuga ko yakwiyeretse toyati nge ndavuga ko Imana yo iziyerekana nk'uko yo yabigize. Kandi Imana irashaka ko ntanga ubutumwa bwayo nta kindi. Ko mbwira abantu yuko Imana ibaho kandi kwitwitaho twishaka ko tubaho neza. Kuko Imana ngo ko tumenya yuko Imana ari umushumba wacu ko nta kintu tuzabura. Ibyo ntabwo mbihimbye. Kumbe uyu ni umunyamakuru wa 10 o'clock news abavuga ati ikindi bwa mbere duhura twari muri Los Angeles turakoze ku nkosora. Kumbe abari gupanga imineke hano ni muri alimentation. Ngo kumbe Mr. Landers yarahamagawe aze yitabe. Na alimentation bari nini cyane. Yaje kwa boss. Yaje kwa boss Sama. Agatica. Ndetse ngo nibiki biri kujya mbere Landers ko mbona muri no misi.
wahisemo yuko I'm sure. avuga ati ndabona uri kubikurikirana neza nka manager ese mu rugo ibintu bimeze neza ati ndabibona Adamu ivi okay ese ibi ni ibikiri kuvuga muri kinyamakuru ko tubona uri kuvuga ngo wabonye Imana Imana narayibonye nibyo kuko okay urabyumva Mr. Ndabizi ibintu byo kuba manager hano uburyo bishobora kukujyaho ingaruka atariko Tati ngiye mfasha manager nta kibazo kindi ntago ndi umuntu ugira stress cyane hano n'ubundi kuriya izo zaba zatumye nsara oya ahubwo ati dore uyu mugabo ni umuntu wiyemeje gusenga ni umuntu ujya hasi agasenga tagira gutya rwose iyo agiye kurya agasaba imigisha ku Mana Now, I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his umugabo employees bita Wilson sinzi ko ibintu ari bubyakire neza kuba uri kuvuga ngo wabonanye n'Imana muranaganira oya ibintu ntari bubyeze ati ngewe ahubwo uwo mugabo yakishimiye yuko amasengesho ye yumviswe ahubwo ati uyu mugabo icyo ashaka nuko amasengesho ye yumva ntabwo akeneye yuko nawe ujya kuvuga ngo Imana wabonye Imana tasi none se ti reba randaza ari ikintu kimwe utari kumva ti sinshaka kugira ngo wowe nkuraburize tireba ubu ngubu umeze neza muri ino si y'ibiryo aho ucuruza ibiryo tiwacecetse ukaguma kure y'abanyamakuru ngo none ntabikora asekamo agati hari ukuntu Imana ishobora kuba yakomeje kuvugana nawe uri umuntu ukora nka assistant manager ariko numa utangiye kuba none wararaburije umenya Imana azavuga ari kwiyangana iyo bamwita Nandazi yaje asanga none Imana iri kwikoresha amasuku around mze ari kwikoresha utuntu tw'udufu Is it going to get any worse? How should I know? ngo nese ngo bari kukuraburiza ku kazi ngo nese ngo bizakomeza bibitsazi se toyati nabyo nzi ngo Mana ngoza ibintu byose ngo ati ngo abantu baba bavuga ngo ndi na munini ngo ndi iki ikadagira mu myanda buretse gatambanda n'imikora abantu bavuga yuko ushobora kubona hazaza ariko nyine ibyo ngibyo by'ahazaza n'ahashize yeba ni ibintu navuze yuko bizabaho kandi abantu nibo bazi icyo bakoresha inoze kuko njyewe urabona twageze kuri televiziyo nge nawe turi kumeze neza ngende ndakubura akazi kanjye ngo se kubitwaye iki kuba waburiye akazi kawe ari kugatabara isi Imana ikumukubita ingingo ariko we ntabwo ari kubyumva ariko ati Imana wakoze ibitangaza agashya bya nyabyo kumbe abana uko yakaje kubafata ku ishuri basigaye bafite urwikekwe kubera ko papa asigaye yaraba umustar ariko ku bintu nyine abana ntibabyumva ziko yaraburije kumbe Imana iri kumubwira ati komereza aho nushaka akazi kazakabure ati Imana agati papa duhuse mu kanya we ndi kumwe n'abajama banje buretse wewe duhuse mu kanya turahurira mu rugo ndi kumwe n'abajama mubibona kumbe akagakobwa nako karaje kakibona ari papa waje gahitaga gahise gakubita icyo bita yutane kajya kwifatira imodoka n'abandi banyeshuri papa ko yakabibonye arafata icyakoze ngo abana babo ngo abana basigaye basebye ngo abanyeshuri bandi bari kugenda bababwira ngo uri kugenda ngo uvuga ngo tuvuga ngo wabonye Imana ngo bagize umunsi ukomeye gusa ngo niki wakora kuri Mrs. Sama ngo rese nkora iki ngo se niki ushaka kunkora Sama umenya ni wa boss we nyine kigenda uvuge ngo mwemeranye nyine ngo nkuko ari kubishaka agati uriya mujama akorera ikigo cy'ibiryo tariko Imana yo ikorera ibiryo ku isi hose agati ngewe
nubwo mfitemo akazi nta kundi guhitamo mfite. How far do you intend to take this? I mean, how long is Sinone this si going ibi to bintu go on? uzabikomeza ugeze Until ryari. everyone gets the message. Until Ahubwo I ati can kugeza convince igihe people cyose this buri muntu wese azabona miracle. I mean, that's what it is, you know. It's a miracle. azamenya yuko Nothing Imana ikora less. ibitangaza. And I've got to reach the greatest number of people possible and kandi tell ngomba about it. kubizabibwira abantu bose umubare munini ushoboka. Shore show. Aravuga ati ahubwo bakujyane no kuri televiziyo none ujye kubihavugira. Ndumva baguhamagaye. Kumbe Diana Show si bitinda. Aravuga ati tutanjyana n'umusaza hano uri kuri interview ari kwisobanura avuga ati njyewe uko ngaragara ko nshaje siko nsanga njye ndi umwana ndi mutoya. Kumbe hano I'm one of the perfect people. That's kind of no. It is. Do you remember your first moment on television? Well, actually, I do. It was on in ndetse 1948. wibuka bwa mbere kuri televiziyo. Crystal Room, and we were told to be visual in those days. At that time, the picture of Dorian Gray was very popular, so I gave a 15-second impression of the picture of Dorian Gray. Hano nyine hari abasanze muri interview nawe agiye guhita akurikizaho bamutumiye muri Diana Show. Kumbe abantu bo baba bari guseka ibiri kuri Diana Show bazana abasekeje. Ati uribuka inshuro ya mbere kuri televiziyo n'abo bantu baba batumiye. Noneho hano hari uwabonye Imana nawe araje. Oho yinjiye studio. Okay, you'll take the empty seat next to Dinah. Tugenda ufata umwanya utarimo umuntu hariya impande ya Deni. A week from today. You may have read about my next guest in the newspaper. He is a supermarket manager. Ati bijyana ako kakunywa ntago bakajyana hariya. Ati dore none hano hari uri kuvuga yuko agomba gutanga ubutumwa bwiza akabubwira abantu bose ko ari kwikimana ishaka. Ati mureke tumwakire. Am I on? Almost. That applause was for you. Kumbe no mu rugo show bari kuyireba. Not now, honey. You're not nervous, are you? No. Well, I don't mind telling you, I am. You have some pretty powerful friends. Aravuga ati inshuti yawe ni inyembaraga tu rwose mfite urwicaye kwe. Kumbe ni umunyamakuru utangiye amubwira gutyo. Ati kuki uteka ko Imana yaguhisemo. Sibyo nabimenya gute ariko ndavuga simbizi turabizi turi mu kuri koko. Urabona ko Imana yarakubwiye ngo yitaho ko kandi kwishaka ko tumenya yuko izaduha buri kimwe cyose, ko yaduhaye buri kimwe cyose dukeneye, ko kandi kwitwitayeho iri kutureba, ngo iri kutureba ngo aka kanya ngo yego. ngo wari wemeye kare ko uri bube wakorana na Los Angeles Department Police kugira ngo babe bagufasha kugira ngo baye bashushanye icyo uri ku ngo ni umuntu ubwira ibyo uri kumubwira akabishushanya, ngo uramubwira ukuntu wabonye Imana, ngo ubwo uwo muntu bitewe n'ukuntu ari umuhatari yakoreraga n'ikigo cya polisi mu gushushanya. Ngubwo turareba uramubwira turebe. Kumbe Mr. Fernando baramwakiriye. Ni umwe mu bantu babe expert. Ngo se ngo ntangire gute nkubwira ngo iyo Mana nako ngo kwimeze. Ahubwo ati tangire umbwira isura uko imeze. Ati isura imeze nk'aho ari triangle. Ngo ufite amatwi manini, ngo n'umusatsi. Ibi bintu rwose wakoze sindi kwizera ko ari we wabigiye kuvuga ngo Imana ngo iteye gutya. Imana ngo yambara rinete bari gutangara. Ngo yari yambaye ngo n'ingofero wajyana iy'abarobyi. Yaragiye avuga ati akana kakavuga ati ngo namugomba kumenya uko Imana imeze. Ngo akana kakogara bata ngenda shaka kubimenya. I don't know. And you know, he anywhere he likes. Well, yeah,
yaragiye hagati abantu bari kubafasha rwose gukora akazi kabo. Abana ntabwo bari kubyumva uburyo ari kuvuga ngo Imana gusa gutya. Timwe abanyamerika mwe tini mureba Imana uko Jerry Landers yayibonye. Aragiye berekana ifoto abashushanyi bo baba bahari wabwiye uko bimeze ngo nabonye igisambo cy'ibyo cyari cyasaga gutya cyari gifite isura imeze gutya bikagenda bakagushushanya ku buryo ushiduka bakumanitse ati wanted. Kumbe tugaruke hano yaje kureba akamodoka kiwe. Kumbe abakanishi baravuga ati ko siwe twabonye kuri news kuri televiziyo ijoro ryashize kuri Dinosaur baravuga ati biriya bintu nabonaga ari insozi tinose imodoka yanjye se ubwo ndajya mu rugo gute. Kumbe Imana yaje kumuha lift. Tinjira injirira yinjiye inyuma. Mwibuke Imana ntigaragara buriya ni uyibona wenyine. Iyi modoka ni nkaho uyitwaye kubera ko wowe urebye nko hanze ntiwamenya yuko kumbe Imana ifite na perime. Yasetse mbese ngo warebye cya kiganiro si ijoro ryashize ngo nagutwikiye ngo uziko ngo isi yose ngo igihugu cyabimenye. Ngo nese Agati ukuntu witwayemo hariya atari ko njye sinjye hose turiya umupolisi ngo abo bita police artist ni abantu bashushanya ibintu ngo ariko ngo nyine ngo byari biri kugutwikira ngo nese ntibyatumye ugaragara ukamenyekana. Tiriya ni ifoto tiriya bintu wakoze ni fake ntabwo byarisa. Agati hari abantu benshi bakubonye ariko ni bakeya harimo benshi bagomba kuzakumenya ariko abo benshi nyine harimo bamwe bazankubita n'inkongi abandi bazanyirukana job abandi bazagira gute. Agati wewe umuntu nzakurinda nese uzandinda ati warebye no mu muhanda utagonga. Kumbe Imana nuko ibica mu mihanda. Kumbe uko bakageze hano ngo jango ndabona bya bintu bya Dinosaur cya kiganiro wakoze ubwo byakuzaniye abafana na benshi ngo Mana we ngo wahageze mwana. Kumbe mu rugo we bahatonze umurongo uyu munsi ahaviriye mu kiganiro cya Dinosaur. Jerry, yaratangaye. You have the strength that comes from knowing. Aravuga ati we Jerry ufite ingufu imbaraga zituruka mu kumenya ntutinye. Ngo yagatibutse yabuze ya modoka. Amaze kubimenyera ntibikimucanga. Dore nguko bakamusanze yaje bamwakiriza utuntu dutandukanye. Abantu benshi bamuramuzengurutse ariko benshi bafite buri wese cyagamije. Arabambwira ngo we ngufata ngo abana ngo nkoraho ngo umwana wanjye ngo azagira umugisha. Kumbe ngo ngufata ku mubiri wanjye ngo biriho biri yabamushitari. Kumbe umwana yaravuze ibintu byose nitaho ngo nkoraho ntari polisi niyo yamutabaye. Polisi rwose niyo yatumye abasha kubona uko yinjira mu rugo. Umugore nawe ari kuvuga ati njye nagiye kumena imyanda ati banterurira hejuru baransoma baravuga ngo ndera ngiye kumena imyanda nkimara kuyimena bafata ingarani barayisoma ngo barayiterura ngo ingarani rero ati ibintu ni hatari.
kumbe Jericho yakagezeho mu ibintu byose byabahindutse aho yaviriye mu kiganiro cya Diana Show. Na madamu umugore ari kubabwira inkuru z'ibyaba byose amubwira ati ubu na telefone nazimije nta mahoro mfite rwose buri wese ari guhamagara ashaka kuvuga ngo arashaka kugira ngo mubimufashe mavugane n'Imana n'iki tireba email dore iki cyoherejwe giturutse kuri university tubwo bari gushaka kugira ngo barebe niba ibitangaza ari ibya nyabyo wait rwose Imana iri kugenda ivuga iri kugira ngo ibintu byose birizewe. Urabona aba bantu bose muri kumwe niwe muntu wenyine utazi ibintu by'Imana urimo hano. None se tumaze iminsi uvuga uburyo ukavuga ibintu byo mu buryo bw'umwuka atariko njyewe nk'umwe mu bantu bumvise ijambo ry'Imana ijwi ryayo ngo ni gute wavuga ngo wabonanye n'Imana direct ngo nahise ngo ntabwo urayumva wowe tuyangiye ijambo ry'Imana ryaramenyekanishijwe imbere yanjye gute ngo njye narisomye mu byanditswe kandi ibyo bintu byaba ari uguhakana Imana byaba ari uhanyura mu tuvuze yuko Imana mwavuganye nk'aho uri umuntu ngo nahise Imana yaraturemye kubera iki itagaragara muri twebwe nk'umwe muri twe. Kumbe pasiteri mukuru yarabwanutse habura gatoya yaramukuyemo iyo kotsa ariko ahita avuga ati ndi pasiteri harya arongera arikaruma ati mwana mutoya ntufata aba bantu bose bari hano bantoye tireba uyu Rabbi Silverstone turafatanya rwose inshuro nyinshi uyu nguyu niwe uhagarariye abayahudi hano muri Amerika turamubona none uwo bita uhagarariye abakatolike nawe yahisemo uriya nawe buri dini ryose riri hano ku meza kandi ni njyewe mu by'ukuri wahiswemo watoranyijwe kugira ngo mbe nyoboye. Ahubwo ati Mr. Landers wowe ntabwo turi kubona ibipapuro byinshi bikuvugaho uburyo byemeza neza n'uburyo ntabwo uburyo uri kuvugamo byigaragaza neza uburyo avuga ngo Imana ngo none ubwo twavuze ati reka testinge kugira ngo turebe koko tukwereka ibimenyetso ibyo bimenyetso bizava muri ibi bibazo. Ni ibibazo 50. 50. You want me to get God to take a quiz? Murajya ngo Imana tuyibaze ibibazo tuyihe toyati ibi bibazo rwose biri kubiye rwose nta muntu wapfa kubisubiza ariko Imana yo I don't know when or if he'll ever appear again. Niba izongera kumbonekera sinzi ariko uhumura we uzaguma ahantu hamwe mu cyumba cya hoteli wenyine. Not even my wife? Nta n'umugore wanjye uzaza wapi nta muntu n'umwe wo hanze uzinjira aho hantu. Ahubwo ati dushobora kuba wabikora ariko ibyo bintu bizatuma tugutera icyizere ho gato ukuntu nuramuka utangiye kuzana nk'abantu ngo iki yararebye ni ibibazo 50 kumbe ari muri hoteli ariko ati Imana bamutse ibibazo byatanje kumbe yacanye n'akaradiyo ngo yumve ko Imana yavugira muri kashwi fata abakuru b'amatorero bamubwiye ati ibibazo nubisubiza sha koko uraba dukurikije ukuntu uri injiji uraba rwose ibibazo bisubije turayemera ko ari Imana atari wowe kuko nawe utashobora. Kumbe hano hari seriveri yavuye mu Buhinde aza gukora akazi muri Amerika. Kumbe yavuye muri Mexico
Thank you, signora. Amerike Latine. I forgot the ketchup. Ubwo yagakinguye. Imana yaje imuzaniye ketchup ngo arenze ku giporezo. Iriya ketchup uyu munsi nayibajije ahantu hamwe igira ngo nyigure. Mwaye mwitonze. Nuko nayiriyeho nkumva sinese cyane ariko nzagerageza kuko nayibonye hano. Imana yizaniye n'umujama. Boy, am I Kumbe. glad to see you. Ndishimye kuba nkubonye. Mana we nari nzi ko Pretty cute. Tiens. What is it? They make sure you couldn't answer. The questions are Hano bari kugira ngo barebe niba wabasha kuba wasubiza bino bibazo. Ngo nese ngo nicyo ngicyo bashakaga. talk to each other that finally nobody can. Hari uburyo bwinshi abantu bavugana ariko abantu baba batashobora kuvuga abandi baba batashobora kuvugana. Tibu ni gute waremye isi ngo ese ngo ngo amaplanete yavuye ngo abantu bari kubaza amateka Imana. Imana yazimijaga TV. Avuga ati se nta kakaramu ufite. Imana yaraje ibibazo yabaje baraseka. Ngo se umuntu ngo yaguye ava mu bwiza muri Edeni ngo. Eve was 15, 16 tops. I figured then 16, 17 was middle age, you know. Who knew people would live so long? Trees, I figured had the best chance. Now I realize hano yaraje arasobanura ati ba Adamu na Eva nuko zari sesta ibiti niki. Put that down. Ti ubwo reka twandike ibyo bintu byandika ukuntu Which of the world's Okay. Which of the world's religions is the closest to the divine truth? Avuga ati ese ni irihe dini ryegereye ukuri. Avuga ati Imana irasubiza icyo kibazo. Idini ry'ukuri ntago riri mu madini ahubwo idini ry'ukuri riri mu mutima. Ikindi kibazo ati se Yesu Kristo ni umwana w'Imana. Imana yabanze itekerezaho gato. Aragira ati Yesu yari umwana wanjye. Moses, you, the man who Avuga said there ati was no twese room turi in me abana was my b'Imana. son. So is the one who charges $11 for steak in this one. Let's What was that last question? Ati ikibazo cya nyuma hariya ni iki? Will there be a judgment day for man? Cyarya ati ikibazo cya nyuma cya iki? Ese umunsi wa nyuma wo gucirwa urubanza uzabaho cyane. I wouldn't look forward to it. Be a lot of yelling and screaming, and I don't need that any more than you do. Got that? Ku munota wa nyuma. Got it. What is yazabaho kukusara no kusa n'iki ariko byose ntibikeneye kubyumva rwose. Life is like a glass of tea. Tese ubuzima ni nk'iki? Ubuzima ni nk'igikombe cy'icyayi. You know, Voltaire may have had right. He said I was a comedian playing to an audience who was afraid to laugh. Ngo ariko ngo wavuze ngo komedi ngo uri gukinira ngo uretse ko their existence means exactly and precisely, not more, not one tiny bit less, just what they think it means and what I think doesn't count at all. Okay, ngo ikintu cyose ntabwo kigenda ku cy'Imana itekereza cyangwa icyo bo batekereza ahubwo ibyo byose ntacyo biba bivuze. Why have you chosen the spirit this time? You've already said. Gusa kuki wahisemo kuba wagaragara iki cyo nawe wagisubiza ngo yango bariko bahari bashaka kubyumva ku magambo yawe. Avuga ati that what is here are some of my very best ideas. I want everyone to try very hard to make sure it doesn't all go down the drain. Ngo rero Imana yagira ngo buri wese agire uburyo akoramo mpaka ewa. Mbese ngo Mana ngo harya ngo uribuka ibintu wavuze ngo ko ibyo wandika ko ari byo numvaga ari byo bisaba. Awata ibibazo ni sawa biraza kubemeza. Ibisubizo ngo Mana ngo wanditse umukono wanjye ngo ibyo no bigiye ikibazo. Ngo se ngo nabahamagara nkababwira yuko ndi tayari. Avuga toya ibi uje kubishyira uriya Mr Williams niwe muntu dufitanye ikibazo. Every time I turn around, he's spreading the word. Avuga ati uriya mujana bagiye ari kuvuga ngo ari kuvuga izina ryanjye ari kuvuga ijambo ry'Imana.
I wasn't trying to be cute. impamvu nagize umuntu hano ku isi yambaye ubusa ni ukubera ko nashakaga kugira ngo hazabeho n'ibyo byose byo kuba hazabaho n'imyenda ikagira imifuka ati wowe bashyira ibyo bibazo byanjye umubwira uti wowe rwose ti wa mupasiteri rwose we wakabaye warakoraga inkweto aho kujya kwigisha imana isize ikatiye uriya mupasiteri bita William ati rwose wowe rwose ntabwo wakabaye umushumba wakabaye umukozi w'inkweto kumbe William nguwo agiye ngo kwigisha ku rukundo mbese urukundo ni iki wibuke ni nawe uyoboye abantuzi gukenera gushobora gukunda umugore wawe ushobora gukunda umwenda wawe mushya ushobora gukunda imodoka yanjye nshya ati ushobora guca impande y'ifoto ngo ukavuga ngo nkunda ngo kiriya kintu mbonye hariya mu idirishya ariko ushobora kureba kiriya ushobora no kuvuga ngo gutya ariko urukundo ndi kuvuga hari abantu bamwe bavuga ngo urukundo ngo nirwo babona muri za prono n'amafilime nk'ayo ariko ngo ruriya ni last ni irari ngo se rwo nirwo rukundo mukunda ngo ya ngo nirwo rukundo birayigisha ngo oya gusa ngo ibyo nibyo ndi kuvuga ngo oya ngo kuko ngo ngewe icyo ndi kuvuga ngo ni urukundo rusaba kuba hari icyo watamba ngo se waba ugiye gutamba ikintu kugira ngo ugaragaze Imana yuko ngo uburyo ukundemo Imana ngo ukunde Imana n'umutima wawe na roho yawe ngo ni gute tukunda Imana n'umutima wacu gusa nibyo ndi kuvuga yego rwose ndavuze ngo yego ngo zamuri ikiganza cyavuye ngo amen uvuga ngo amen sema amen kumbe Jerry Randa nawe yahageze ari mu baje gusenga ngaho nimuze mwereke Imana uburyo muyikunda nimucukure rwose mugere kure kugira ngo ubutumwa rwose urusengero rugende ubutumwa bwiza bugende bugera hano ku isi hose kumbe batangiye guturisha abavuga ati nimuture rwose urusengero rugire gutya rukure tingiye kubabwira muze hano imbere mwebwe mutaje hano imbere nimuze hano nimuze munsuhuza ikiganza Imana itubone turi kumwe ngo kubera ko Bibiliya ivuga ko Imana ngo nimbizi yuko inyoni y'igishwi bitariye izi nibiba biri mu mifuka yacu kandi ibyo biri mu mifuka yanyu nibyo ndi kuvugaho kumbe kuza suza pasiteri si ukuzana ikiganza gusa uzifitemo ntangahe n'icyo ari kubabwira aravuga ati kumbe bateye akaririmbo Imana ifite isi yose mu biganza byayo got the whole world in his hands Imana ifite isi yose mu biganza byayo baje bamusuhuza bashyira mu naka bitanu ko kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe ibi ni ibiki Imana yavuze ati ntikunda uno mupasiteri ubona yakagiye kudoda inkweto kumbe dore wa mujama avuze ati uyu nguyu ngo arashaka iki kumbe yahise abona ari wa mujama ngo uvuga ngo yabonye Imana ati mwe muretse gatoya ati bagore bagabo ati uyu mugabo niwe wakoresheje imbaraga ziwe zose ngo kugira ngo yemeze abantu ngo yuko yabonye Imana ngo ariko nimutegereze mureke gatoya ngo se wavuga ibyo wasubiyemo wasubiramo ibyo wavuze ngo Imana ngo yabanyohereje God sent me to you Imana ngo yamwohereje miti Imana yamutwohereje ngo Imana ngo yanamaye kino gipapuro ngo cyabya bisubizo ngo Imana ngo yanhisemo neza njyewe ngo Imana ngo yanambwiye ngo koko yabwiye ko idashimishijwe nawe cyane ngo nako ngo ntago yishimishijwe ngo yuko
ngo y'ukuri gukira ngo muri ubu buryo ngo kandi ko ngo ntabwo ngo ishaka ngo ukuntu gukomeza ugenda ngo ukuntu utavuga ijambo ry'Imana neza ngo ibivuga ngo yaba wacuruzaga inkweto baramufashe bouncer zirabanza ziragira abivugiye mu rusengero hagati ati Imana yishimishijwe no kari n'uburyo ukoramo akazi ko kuvuga ubutumwa bwiza. Kumbe feri ya mbere yabaye mu rukiko uyu bita Williams ni umwe mu bantu batajya bananirwa batikunda. Ibyo bintu nta bugwaneza burimo kuba wafata umuntu ufite ikigo kitagendera ku nyungu akandi akaba agifite ni mumuhe icyubahiro cye yambuwe muce amande uyu muntu wamuciye amazi ni mu rukiko. The brave man. Uyu muntu wamenyereye uno mumwe mu ba religious giant, umuntu umwe mu bafite insengero nini akamusebya ibi bintu. Kumbe turi mu rukiko nyuma yaho atukiye pasiteri mukuru mu rusengero avuga ati yaba yakadoza inkweto ngo niko Imana yamubwiye. Tese mwana ntabwo urahindura ibitekerezo byawe ngo mwana ngo ushatse umuntu kuburanira byagufasha turi n'insazi. Kumbe judge yabanje aramurabura ati rwose ntugire ikibazo nyakubahwa rwose ndabikora. Kumbe ngo Jerry ngo ibi bintu rwose ngo tugiye guhomba ngo ugiye guhomba buri kimwe cyose wakoreye. Ngo mwana ngo nta kuntu wamusaba imbabazi ngo nkaho wakoze ikosa rinini rwose ukavuga ati mbabarira. Avuga ati ngiye ntago nakoze ikosa icyo gihe singiye no kumusaba imbabazi. Okay. Ngomba kwizera yuko Imana yari ifite impamvu yuko Imana izanamfasha. Aravuga ati tuyu muhungu mutoya yasaze. Imana irenze umwami w'abami umunyembaraga ubaho utagira iherezo. Tese yaje gute ni gute yakuvugishije? Ni gute koko wowe tingiye rwose reka mbe nanarekeye aho. You may step down now, Mr. Landers. Ngo Landers noneho wajya hasi ukaba uvuye muri iyo ntebe. Step down. Call your witnesses, please, Mr. Landers. Mr. Landers hamagara umu witness wawe tanga buhamya. Yarebye maraho amubwiye ngo nahamagara umutanga buhamya. Ndacyagutegereje Mr. Landers. Hamagara umutanga buhamya wawe. Reka mpamagare Imana. Kumbe avuga ati nditambitse uyu muntu ari kugerageza kudusebya hano. Njyewe rega nicyo nashakaga kugira ngo mubone. Tigiye nsabye yuko Imana iza hano nk'umutanga buhamya tijyagenda muhamagaraga. Ntimuhise muvuga ati ariko wabona Imana ije koko nta kantu muhise muvuga ati wabona Imana ije ntimuvuga ati hari ukuntu muketse yuko Imana yaje ntubibonye mu bantu yuko bavuze ati wabona Imana koko ije. Ibyo bintu nimubyumvisemo ntubonye yuko bishoboka ko Imana ibaho kuko uhise mufata nk'isegonda rito ryo kuvuga ati wabona Imana iturutse hariya igaza ikicaramo hariya. Nubwo bibayemo muri ako kanya gatoya ariko nta n'umwe muri twe twese waruzi yuko ibyo bintu bishoboka. Ariko no muri ako kanya gatoya nanone tubonye yuko nabyo bishoboka kuko bishobora kuba nko kuba ari ukuri nk'uko nanone bishobora kuko abantu babashije nko kuba bavuga ati reka tutegereze yuko Imana turebe yuko iza ako kana. Ariko wowe reka nkubwire yuko niwongera kuza wikoresha ibyo bintu byo kutubwira ibyo bintu
kubigerageza n'inshuro imwe ugerageza kugira ngo uri gukomeza wishyira mu byago ukomeza wishyira mu byago kumbe Imana yarinjiye It's him. timbabarira gatoya nyiricyubahiro we Bobby, it's him. tinguriya kumbe yamana nkuko yakayishushanyije koko muri hano Your Honor, he's... I'll take it from you. nyiricyubahiro dore nguyu kumbe Imana yarahageze nkuko bakayana nyakubahwa nakubaza uwo uriwe yabibabwiye ariko ntimwabyumvise bafashe rikoda bashyiraho Imana bayishyize kuri Bibiliya ngo nivuge yuko iri buvuge ngo yuko iri buvugisha ukuri ngo help mimi ngo mfasha njye kubera ko abandi bavuga ngo Imana umfashe Imana yo yaravuze ati ngo help mimi umfashe njyewe Imana nifashe kumbe ati ni mu burenganzira mbanze mbaze Imana aravuga ati icara hasi ibyo by'ibibazo byawe. Just like he said, each word true. The man tried to tell a lie, his tongue would snap off, which I wouldn't say I could say about everybody. aravuga ati umugabo iyo yegereje kuvuga ikinyoma bagomba gukuramo imigabane ariko tese ukuntu ngaragara hari ikibazo byateza. Iyo Satani bamukinnye nko muri filime ntawe ubuntu ushidikanya yuko Satani yaba kuko yaba uwo muntu. Ariko kuki mwizera yuko Imana yo itaza nko muri filime kuko ariko mukizera yuko filime yo Satani we ngo yabaye Satani muri yo filime. Ibyo bisobanuye yuko umuntu ku giti cye niwe ugomba kubyisobanurira. So I picked one man. Aravuga ati njye nahisemo umugabo umwe mwiza. I told him God lives. Naramubwiye ati Imana ibaho. He had trouble believing too. Nawe yabanje kutabyizera mu mazo ya mbere. I'm not sure how this whole miracle business started. Ati ibintu anything connected with me has to be a miracle. Sinzi ukuntu abantu bose bavuga ko ibintu byose binyerekeyeho bigomba kuba ibitangaza, ariko njyewe ibyo ngibyo bituma munjya kure kurenza uko mutumva ko nahura namwe nta n'ibi tangaza aribyo bigomba kugaragaza yuko ndi uwo ndiwe. What's my most impressive miracle? Tugerambaje ati ni ikihe kintu cy'igitangaza cyiza tinakora. Aravuga ati fata ikarita. Aravuga ati fata ikarita. Fata ikarita iyo ariyo yose kumbe nta makarita hari. Aravuga ati sinzi icyo uri kuvuga kuri gukora. Ati we fata ikarita hano imbere kumbe. Aravuga ati nta makarita ndi kuhabona. Tireba yangaya. Akireba arayabona. Kijya nta kintu gitangaje kiriho abantu bose. Amakarita arongera aragenda kumbe jaji ntazi icyo gukora ari kubona atazi si noneho turabigenda ibyo bintu byo kuvuga ngo amakarita yagaruka akanagenda se reka njye nabonye n'ahantu batuma wazana n'ikintu kinini kikagenda an elephant disappear. Avuga ati ikibazo cyanjye kirakemutse. Tireba ibi bintu nyiricyubahiro ko yakagiye yarabuze bakaza bumva ibirenge gusa arafungura. Arafungura yewe ageze mu marembo aravuga ati ndabizi uburyo biba bimeze bikomeye, ariko muramutse mugize ukwizera ko gutangiriraho ibintu byahinduka ndetse byahindura n'ibihe. Nimubitekerezeho nimugerageze kutangana mubeho ubwo buzima muzabona inzira. Ndi Imana y'amagambo makeya ariko Jerry we yaranyizeye. Timwitinya byakora.
ti nimubona uburyo mwanyizereramo muzabona ko nanjye mbizereramo. Ti Imana ibasigiye kugira ngo mubaye ari mwe mwifatira umwanzuro. Baratangaye, madamu aramureba, kumbe jaji yarumiwe. Jaji baramubwiye ati bimeze bite ko ti kumbe Jerry yabo babonye ko atari umusazi. Reka ndebe impande zari zihanganye duhure mu cyongereza mu cyumba. Kumbe amajwi bafashe, nta jwi na rimwe. Bumvaga baseka wajya bari basinze, nta jwi, nta muntu bayumvisha utari uri hariya ngo abizere yuko hari umuntu bavuganye, kuko amajwi y'Imana ntari kumvikanamo keretse ayabo gusa. Imana ntiwayirikodinga. Turabigenza dute ko twese twiboneye Imana ariko tukaba nta kimenyetso dufite twakereka abandi? Nta jambo na rimwe mu cyo twatekerezaga ko twumvise. Cyari umuntu ushobora kuba wabisibye. Nta muntu ugisiba amakasete. None se ti machine toya machine nta kibazo ifite. Aravuga ati Imana yavuze ngo ntabwo bayikodinga. Igihe yambwiye bwa mbere yaravugaga ati ntabwo ari ijambo numvise, ahubwo yavugaga ikintu ushobora kumva. Tise iyi stepa iti recorder nta kibazo ifite, tisha ibintu byose nafatiyeho byose birafata. Tikeretse ni mubibona, Imana yashakaga ko ari twe twifitiramo. Ni twebwe twese bireba. Nta kimenyetso gihari yuko Imana yari ihari. Ngo twayibonye, twanayumvise. Umugore yaravuze ati njye nanjye nayibonye. Avuga ati yatumye ya makarita agenda nawe ubwe. Avuga ati ibyo bintu muri kuvuga byose birumvikana ariko nta kimenyetso gihari kigaragaza ko Imana yahabaye. Ubwo rero uko kuntu icyo kintu wakoze ujya kuba wabwiha Ikinyarwanda uyu mugabo, bisobanuye yuko ari Imana yari yagutumye. Uyu mugabo nawe ukuntu twabikemura, twavuga ko ari igitekerezo cy'Imana, twese twafata umwanzuro kuri kino cyumba. Nta kintu nababwira ibintu by'ibimenyetso cyangwa se kuba nta bimenyetso. Twese dushobora kuvuga ati ibintu twabonye ni ibya nyabyo, ariko nubwo dushobora kuvuga ati nta kintu, ntabwo yatugaragariye. Nawe ushobora kuba wavuga ati, aravuga ati twumvise ibyaturutse ku Mana iyo rukiko rukuru. Aravuga ati tuzakohereza ino foto yawe. Kumbe ku kazi yaragarutse baramwirukana. Abakozi barababaye. Ako se babazwa n'iki? Barishimye ahubwo bavuga ati turamukize sha. Yajyaga ambwira ngo nijye gukaraba intoki kandi ari nta finga nateye. Iki kirara. Kumve abakozi baragenda. Kumbe yarababaye ku rundi ruhande, aravuga ati boss wanjye ntari birye. Yajyaga amereza none baramwirukanye. Yaraje abikutuportwe. Nicyo gihe cyo kuba yajya gushaka kandi kazi ntaho ritarema. Bavuga ko ni Nyagasambu. Yafashe akamodoka ke afata umuhanda bitekereza, aravuga ati ntari bibyibuze sinasaze man, mbonye Imana. Ndetse yigaragarije n'abandi bose bari bari mu rukiko ko ari ya nyayo, ngo byibuze ntari bibana. Kumbe ko yakarebye hariya yumvise telefone ihamagara.
telefone iri guhamagara public phone, kumva ko yakageze no hirya akazajya yumva phone iracyahamagara yo ku muhanda. Agira gutya agaruka inyuma gatoya abanza arebe ngo ni ibiki. Oho, the brave man. Yeah. Shimi mama. Shimi Imana ati Yesu ashimwe. Imana niyo gihembo cyanjye. Hello? Where are you? Nana nizi mvugisha nawe kuvugisha. Twizere kumbe Imana yari habaye. Turabona ino style noneho turazikunze. Cyanti mfite urugendo. Tungiye kureba inyamaswa, ndebe ngo bimeze bite. Hari hashize igihe ntamara n'igihe n'inyamaswa. Inyamaswa nazo ndazikunda. Avuga ati natanze ubutumwa bwafasha abantu. Igisigaye ni uguhitamo kwabo. Twakoze neza. Teresa urakeka buri wese yafashe ubutumwa? Avuga ati oya ntaribi. Avuga ati dufite za apple zose dukeneye. Icya mbere ni ukuba watera urubuto ukarureka rugakura. Tinabuze n'akazi banyirukanye. Ndi muri uno mujyi hari ahantu henshi wakora. Aravuga ati ba Einstein abandi bahatari bose bagiye nta muntu wigeze abizera. Nawe rero uri umwe muri abo batazizera, wumve ko uri mu gatebo keza. You are in a good company. Now and then. Couldn't we just talk? Atese tuzatuvugana mama. Aho ati uzajya uvuga nzajya nkumva. Imana yigiye ngo kureba inyamaswa, yigiye mu isi y'inyamaswa, naho giye kureba inyamaswa se bimeze bite. Ngo aracigi. Yaravuze ati Imana tuzatubonana, tuzatongera kuvugana. Aho ati hari bituzareba uzavuga nzajya nkumva. Yarasigaye aseka. Bamwita Johnny Denver. Yasigaye aseka. Jerry Landers yaje ari nka John Denver. Imana uriya musaza niwe bita George Barnes. Ndabasuje mbabwira ati Yesu ashimwe. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe n'amahoro ye. Amen. The brave man, the good man. Yeah. Hallelujah.